ahubwo akabari kadafite kamera ubundi kabaho. ahubwo akabari gafite kamera kaba karebuzwe. Ahubwo se akabari kadafite kamera kaba umuntu agiye kwicara ahantu wenda afite umuntu bari kwiganirira aho kamera ibari hejuru. Mutabaruka rero ushobora kubura igisambo mu bijyanye ni mu myitwarire yawe. Bangi byanjye. Rero bino bigabo byo muri showbiz ari Mutabaruka ari Kenisi ni bigabo bikunda kunshimisha. Umunsi umwe bikanshimisha, undi munsi nkabona sinzi ibintu birimo, undi munsi bikanambabaza bitewe n'iki. Uyu Mutabaruka n'uyu Kenisi ni abantu bazana akantu kubusa kari aho ngaho, ugasanga bakagize content kavuyemo deba nini cyane, ugasanga bamwe batangiye no umwe muri batangiye kurakara bitewe n'ukuntu ako kantu karimo kumugiraho ingaruka mu miganirire yiwe. Rero Kenisi ahanini ukunda kubabara, ahanini akunda gushaka kwataka kino kigabo ngo ni Mutabaruka kikahita kimubaga. Kenisi ugasanga niwe muntu ubibabariyemo kurusha Mutabaruka. Ariko ikindi kintu muri mbambaza ubundi iri ngiri ryo tangazamakuru mu Rwanda dufite ryo gwari cyamirana uripfuta tuntu showbiz nyarwanda ubundi igihe kitetse, ugasanga kuri Sike FM Goregore ndetse na Karenzi ugasanga intambara ni yose abugatereka minde nirera amakuru mu baturage. Ugasanga bino bigabo nabyo Kenisi Mutabaruka ugasanga barimo gutongana barapfa ibintu by'ubusa. Nganyumva ni video itangiye ngakabari karimo kamera nakatarimo kamera, ngo ubundi ngo ngakabari karimo kamera ngo nyine ngo ntaga barakabona tusunda kamera kabari karimo kamera kaba karimo gukamera ibiki. Undaturi igisambo ndatima ndimo kurya ibyanjye, ugasanga nyine ibi bikuru y'amaviews y'ababireba nyine bishatse kuvuga ngo mu Rwanda nago mishakura abantu afite ibintu nago mushaka gukurikirana ama televiziyo avuga inkuru avuga amakuru afite factor, amakuru y'ubwenge, amakuru yungura ubumenyi. Mushaka kumva rwaserera byacitse nibyo bintu mu Rwanda mushaka kumva Mutabaruka, ushaka kumva rigara arimo gutongana yinya abandi bantu ijambo muri RBA, ushaka kumva Sam Karenzi arimo kuvugiramo Lorenzo arimo kuvugiramo Sam Karenzi, none byagera kuri Rayon Sport ugasanga noneho byabaye indi nera wasi aravuga jangwa aravuga baravugiranamo no muri makuru y'abaturage ugasanga Kenisi na Mutabaruka bari gutongana barapfa utuntu. Ibi niko showbiz muyubaka cyangwa ukuntu kuyisenya cyangwa nyine bishingiye mu gutukana mu guhangana. Niwamenya boss niwamenya umukozi hagati aho ngaho nyine bose baratukana, bose aravuga ibintu ukabyumva pe. Ari Kenisi ari Mutabaruka ari Sam Karenzi ari Lorenzo ari Riga ni wamenya ngo nindi yoboye ikiganiro baraho barasamye bari gutukana. We mutwara ibintu gakitangazamakuru ntago ari ugusakuza nanumwe mu kuza ngo uvuze induru hariya. Wowe Mutabaruka menya ngo boss ni Kenisi, we Kenisi umenye ngo ntago ndi bwisanisha n'umukozi, niwisanisha n'umukozi nandi uzasanga yakumenyereye. Kenisi ndakubwiye Kenisi nkwamagaye kangahe niwisanisha n'umukozi azakumenyera. Ujye uvuga kuvugiremo ikintu cyose ushaka gukora cyari cyane Lorenzo n'abanye we Sike FM wajyana radio yiwe none waya kimundi mu rugo rw'imicyo sinzi muri sinzi abantu bazana rezilita ibitego ubundi bashwana gutu ugasanga umwe yarakaye undi yatumbiye mugenzi we. Abantu muvuga amakuru y'ibintu ukuntu bimeze, abantu bicanye indaya zarwanye, abahinzi bahinze habaye imyuzure, ugasanga ngo tubari tutarimo kamera ngo turimo kamera. Kuki utavuga inkuru yawe undi naza avuga inkuru ye? Byayo n'uguhangana mwe ngo siko mbyumva. We aca maneno ko sikitangaza amakuru ikora. Itangazamakuru no gutangaza ibintu bigira societe akamaro. Wowe icyo usabwa nukanda subscribe hano kuno muyoboro wa YouTube channel.